mpanura iki kintu niriwe ku musozi ri n'abataraye mu nzu imitima yabo wamaze kuyimanika hejuru iri basi witeguye kwirengera ingaruka zizakubaho mu gihe ijisho ry'Imana rizaba riguhindukiranye kubera ko n'ibindi twabivuze mutukana n'ibindi nuko byatangiye niko byahoze yahiriye mu nzu maranye n'iminsi kintesha umutwe nuko Uganda igiye kwivumbura nagiye kubona mbona umusambi muremure uhagaze muri Kongo ariko uwo musambi wari uvuye i Bugande urumva umusambi ngire ngo ni nacyo kirango cyabo kirango cya Uganda noneho tuhava igisiga ntashoboye kumenya neza ibara ryacyo ngwino bagutere intebe hano umuntu arakuvuga ukirukira kwa Murangira ngewe Murangira ntabwo ari Murangira n'umuvugizi wa RIB umva nkubwire subiremo urugo rwa Mutesi wateze iminsi uri hano icara kumena wongera ujye kunde wangiriye imbabazi sukana imena ihanga wayimenye se bisha none mwaretse tugakoreka dukomeza ikiganiro wavire mu kiganiro dukomeza ikiganiro wavire mu kiganiro nibisha wavire mu kiganiro subiremo nkubwira ijambo rimwe subiramo nkubwira ijambo rimwe wamvire mu kiganiro wamvire mu kiganiro reka dukore wamvire mu kiganiro wamvire mu kiganiro reka dukore wamvire mu kiganiro wabuze ibyo uvuga ngana nawe reka dukore izina ryanjye ndari kwiyamye reka dukore yose ibyo mvuga byose ndasubiza ibyo wavuze wirukira kwa Murangira ariko wa Murangira uvuga uramuzi uzi Murangira icyo ari cyo ryo zino urarizi wowe Murangira ninde numuvugizi wa none se wakwicaye none se byibuza yitwa umugabo ngana wakwicaye undi nabonye ngo gusezera twagiye ntabwo mushakamo nibishaka kamera bikuri mati ntabwo mushaka siragiye kubyera ntabwo nshaka ndabyanze rero ibyawe bishire so tambeshera mpari no oya ntabwo tambeshera mpari uragira gute nyirankabi nkabutabera aza nyirankabi nkana ndakwiyani toka shitani twagiye wachi tunga bikoro hari wachi subiramo wachi urongera kumvuga Deka nongere ngusuhuze kandi ngushimire we wakoze subscribe kandi ubana natwe mu biganiro bitandukanye binyura kuri Karos TV. Ni gihe kiza cyane Uwiteka Imana njya nkunda gushima Imana mvuga ngo ndashimira Imana yo mu ijuru irushijeho kuduha ubuzima, irushijeho kuduha imibereho, irushijeho kuduha kubyuka turi bazima. Bamwe muri iyi si bagenda baburira ubuzima ariko twebweho Kristo Yesu agenda twongerera imbaraga ubuzima bwo kubaho. Niyo mpamvu muri iyi minsi ngewe njya mbwira abantu ngo nibyo koko ubukene ibibazo birahari ariko ntabwo Imana ijya iburira abayo ifunguro, nubwo ryaza rigoye rikaza rikomeye rikaza binyuze mu nzira zigoye, ariko uko biri kose abera b'Imana Uwiteka ahora abahagazeho. Reka rero tugendane. Nitwa François Karos Uwihoreye, ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana batatu. Imana iguhe umugisha rero we wakanze subscribe nawe ugiye kwikanda ugiye gukora kukazogera ukaba umwe abantu bazajya bakurikira ibiganiro bya Karos TV. Nigiye rero ngarutse murabizi ni bya bindi nyine ni cyagihe iyo nje mu ijambo ndizamo, iyo nje mu kuvuga mu bintu runaka mu gutanga ibitekerezo harabona abonye bandika ngo Karos ngo gusesengura ngo si ibyawe ngo nibishaka ngo nibi ngo nibiki. Oya ibyo ntibindeba,
ngo ndusha nta kibazo nta muntu buriya ugera agakiza ahubwo Kristo Yesu ni uzi agakiza n'abakizwa abaribo cyane cyane ko ari ureba umutima mwe murebira inyuma niyo mpamvu ngo wiringire umuntu akagukoza isoni cyangwa akaguhemukira ngo ndetse wamuhanga amaso nyine agukoza isoni bivuze ngo Imana niyo itagihemuka bivuze ngo mwebwe abo mwiringiye babakojeje isoni bamwe mwatubwiraga ngo ba Karosi n'ubunyamatiku bamwe mwiringiraga muzi ko ngo aribo basigaye ari abami ba YouTube babakojeje isoni none ahangaha ndagira ngo mbabwire ngo kuba utaramenya nawe ubwawe unkurikiye ufite ibanga uhishe ku buryo rigiye ku karubanda imihanda yakwanika nawe unkurikiye uhora wumva yuko wafatishije nta kibazo ufite uri umuntu wigagaza uyu munsi nawe ahawe hagiye hanze wata umutwe nibe natwe twebweho twemeye gusheba twarahombye turicara hari akantu najyaga ntekereza Imana mbabarire nkibaza uburyo nzajya nyura imbere y'abantu umuntu wacuruzaga wabonaga amafaranga nyine nkabona nyine narahondaguwe ariko mu buzima icyo utarageramo iyo kigezemo uracyakira twize kwakira ubuzima bwose kuko babusenga data mu kuri no mu mwuka Yesu abitaho Kristo Yesu abitaho twagiye rero uyu munsi ndacyari kuri ya nkuru none ibintu biri muri YouTube biri kuvugwa none nakasa mutwe ni ibibazo na amarozi kandi amarozi aturuka kubiyita abapaseri aba profete mbega abantu biyita barokore nibo nkeka ya marozi bari kuyaririmba ku ma YouTube channel ngo ni baroze za YouTube zabo ariko biranagoye ngaho rero nimujye mu bapfumu none se ko Sarongo wanyafunze noneho murajya kuzivumurira he nimugende rero mujye nuko mugende mureba ahantu mujye mu bapfumu cyangwa se musenge rega jewe cyo nakwingingira abanyarwandakazi inshuti z'abanyarwanda z'u Rwanda nimwicare hasi mushyira amavi cyangwa musase amabero musenge dusenge Imana ubita Uwiteka tureke ibigirwamana bita za Nyabingi za Nyaburezi n'ibitega dukorera Imana nk'abantu Imana yahamagaye nk'abanyarwanda barinzwe n'Imana twararinzwe hari icyatumye Imana itusigaza hari impamvu Imana yaturokoye Imana yaturokoye urupfu rukomeye na nubu haleluya iracyaturokora bivuze ngo na nubu Uwiteka Imana aracyaturokora turacyabeshejweho turiho kubw'ubuntu bw'Imana rero ndibaza abantu bacu b'inshuti abavandimwe abantu dukunda gusenga Imana data wa twese uwera nyiringabo umubyeyi niyo nyine umuntu ayivuze yayivuga mu ngeri hari kuvuga Imana haleluya ukavuga Imana ukumva urayubashye ukayubahisha niyo mpamvu muri ubu buzima umuntu utazi Imana ngo abanga Imana yabo bazapfa be kwibukwa niko Bibiliya ivuze no muririmbyi niko yavuze ngo abanga Imana yabo bazapfa be kwibukwa ni umuririmbyi w'149 ni ukuvuga ngo jyewe ikintu numva abantu iyo bagendanye n'Imana bagira mbega isura nyabo rero impamvu reka nigarukire twagiye gera iyo ninjiye aha nyine mba numva hari ibyo umuntu babimukabakaba kumva yavuga kuko hari abo tuvuga batabishaka ariko tuzababanaho ni hahandi Imana izatubeshaho hari abo tuvuga bakanjiginywa hari abo tuvuga umujinya ukabica ariko urwobo muncukurira ntacyo ruzantwara Yesu arushaho kugenda muririmbyi araririmba aravuga ngo Yesu arusha abandi bose kunkunda Yesu arusha abandi bose kudukunda abo bose batwatatse abo bose bavuga ngo ka Karosi mu gafunge abo bose nibo bari mu nzu z'imbohe
mujye mumbabarira ngira agatwe gatoya ariko nkakarinda urugomo. Uko Yesu yaturinze nuko nge sinjya mba umunyamatiku ngo mpereremo, kuko namenye ko kurya mbeshwaho n'Imana. Muririmbyi yararimbye ngo mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Bivuze ngo twebwe tubeshejweho n'umwami wacu Yesu, niwe wenyine, niwe banze ryo kwizerwa, niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, niwe ugendera muri twe, iri muri twe, niyo ikora. Murakoze nyine twari tuje aho ngaho, naho ngaho ubundi reka mbabwire nitujya no kuvuga tujye tubanza tunibuke ko Imana erega ni iturinda. None se ko ihora iturinda, ihora iri maso ntago isinzira. So twagiye noneho ari abantu ujya kumva nk'uwo bita nibishaka Toje. Murabizi ko uyu munsi wa kanga yafashwe kwa kabiri, uyu munsi ni kuwa yafashwe n'inzego za RIB, urwego rwa RIB ku munsi wo kwa kabiri. Ndibaza uyu munsi ni kuwa gatandatu, kwamaze iminsi 4 ari mu gihome muri gereza. Ubwo nyine iyo bigeze muri gereza usanga uwari wese nawe se nivugira ejo mbwira ba Pasakorode nti uko biri kose ntawe gereza itinya, wari wese yamugeraho, wari we wese gereza imugeraho, ntazagira umuntu wiyemera, wari we wese gereza yakugeraho. Niyo mpamvu ubundi aka kantu rero reka twiyizire, reka nizire ngo ku bantu, reka tonze twumve nibishaka ati ntiwambuza kuvuga. Anderson abari wowe ufite agasuzuma, Imana irambwira ngo vuga yo gatinyuka ngo ceceka. Wabyumvise ngo Imana iravuga ngo mvuge, wowe ukavuga ngo ceceka. Aya marozi rero ngo ari mu kintu bita mu bintu bya YouTube ngo hanze ari kuvuza ubuhuha, amarozi ari kuvugwa kuri YouTube yanteye agahinda nubwo reka twumve. Imana irambwira ngo vuga yo gatinyuka ngo ceceka. Nimbwira ngo genda uhanure muri biro, nzajya muri biro. Nimbwira hanura mu iteraniro, nzahanura mu iteraniro. Nimbwira jya guhanura muri social media, nzaza muri social media. Nagiye kubona mbona. Mwabyumvise ngo Imana nibwira nibishaka ngo hanure kuri YouTube azahanura, nimubwira guhanura muri biro azajya muri biro, nimubwira gubwira reka mbabwire jewe ntabwo ndi ikihebe mu by'Imana, njyewe ndi umwana w'Imana. Cyo ni kimwe, wabyemera byemere, utabyemera rorere Natanazi ubwe ntiyandeze, ari we wambyaye. Bivuze ngo jewe ntabwo ndibuze kwibaza, ndibuze kwemerera uwo ari we wese wigira ikihebe muri iyi Mana. Imana nikoresha ibyihebe, no. Niba wari usiko ngo wanihebye mu by'Imana, ntabwo Imana ikoresha ibyihebe, ahubwo Imana ikoresha abantu bafite imitima iciye bugufi, bumvikana. Ikitonderwa, Yesu bamusanze ari kwigishiriza, bavuga ngo biremerwa ko Kayisari ahabwa umusoro. Aravuga ngo nimunzanire igiceri. Arangije aravuga ngo iki giceri kiri ishusho iriho ni yande? Aravuga ngo ni ya Kayisari. Yesu kugira ngo akure abantu ubwihebe, ibintu byo bwihebe, abantu bigize ibyihebe mbere y'Imana, arangije aravuga ngo iyi shusho ni ya Kayisari, ibya Kayisari mu bihe Kayisari, iby'Imana mu bihe Imana. Bivuze ngo ibya leta n'ibya leta, nibyo mu Mana nibyo mu Mana. Wikwigira ikebero ngo umve uko ngo Imana nikubwira ikintu ngo urihebye ngo ntawamvuga ngo nimushaka mumfunge, gereza iraryana bene da. Mutazazana imikino ye. Imana iradutuma turanavuga pe, iratuvuga, jewe ndavuga, iyo mbwe ngo vuga ndavuga, n'umuhanda yawunyorejemo najyamo nibyo, ariko ngira akantu bita guca bugufi ko niba intumye
Imana igutuma guhanura, ariko biravuga ngo niba ubuze ubwenge busabe, menya aho uhanurira ariwe. Niba uri Pawulo ukazatemwa cyangwa se ugacibwa umutwe cyangwa ukabambwa cyangwa se ugagira gute, ba Petero abo n'abandi bagiye bicwa bazira ubutumwa, nibe nabo, kuko bo baranakiranukaga, bahagararaga mu mwanzuro w'Imana. Ubundi hari igihe umuntu afata umwanzuro, ba Saduraka, ba Meshake na ba Abedenego bafatiye umwanzuro Satani, babwiye ngo nimuramye ibigirwamana, bati oya, twe turi Abayuda, twavuye nubwo turi munyage, ariko twe turi Abayuda, twamenye Imana Data yadukiza itadukiza, nta mpamvu yo kubarara. Aba bari bafite Imana. None se nkawe wigize ikihebe, urirwa mu matiku, uri kuri YouTube, uririrwa usesengura ingo z'abantu, urinjira he na he, banza urebe niba ufite support, ufite umusanzu Imana iri bugutere. Mundari ukuntu Imana igutera iguha akantu kugira ngo igaragarize abantu kuri umukozi w'Imana. Ubundi mbibutse ko iyi Mana yabaye itwihoreye, birango mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzakugarukaho ngufitiye imbabazi. None se uri Theogene, niba ishaka wataye umugore, uri aho ngaho urasamye, urabeshya abantu ngo Imana iravuze. None ngo nikubwira kujya muri biro uzajyayo, ngo nikubwira kujya tubanze turebe ese ni iyihe ngingo yaturengera. Erega dufite ingingo zaturengera. Niba bagufashe bagufunze, ni iyihe ngingo iri bukurengere? Bwa mbere urababariwe, uhawe imbabazi n'ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se ubutabera bwaye imbabazi, barakwawe ati uzakuriburana uri hanze. Nibyo uri kwiperereza, baraperereza, urimo urakorana nandi bitewe n'ibyo hano. Rega hari igihe ibyo nimutukana bivugeho, hari abantu nyine bakorana n'abantu babanga igihugu. Iki tujye tukivuga, kandi nabira ntago ikunda banga igihugu. Abanzi b'igihugu ntabwo Imana ibakunda, yagihana wenda bite n'ibyo cyakoze, ariko ntabwo bivuze ngo abantu biyita abakozi b'Imana bagire ingeso zo kuba bakorana n'imitwe irwanya igihugu. Kuko igihugu wicayemo ni nko gutema ishami, kugambanira igihugu wicayemo ni nko gutema ishami uryicayeho, kuko ni hahandi iyo utemye ishami uryicayeho ni hahandi nawe ugwa, uragwa iyo rituritse nawe uraturika. Iyo utakuritse umugongo ugwa mu bundi buryo. Rero dufite abantu bitwaza izina ry'ubuhanuzi, bakavuza bavuga ngo Imana irabarimbuye, ngo iteje ibibazo intambara, ariko nyakuri bafite ababatumye, bafite ababandikirana ku ma WhatsApp, bafite abantu cyangwa se ari inkuru bagiye bakanekwa ku binyamakuru, bakaza bati imvura intambara zirabaye ibiki, ariko barimo bakorana n'indi mitwe kugira ngo batere bagumure abandi bantu bitwaje ubuhanuzi. Benshi barabwitwaza bakarimbura abantu, cyangwa se ubuse ni hari abantu batera ubwo busibye ko igihugu cyacu byo kugira ngo uzane icyo kintu waba ufite n'ikibazo, bagukubita utaranabitekereza, uri kibitekereza. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi by'Imana benshi barabivangavanze, harimo politiki. Ubundi mu by'Imana nta politiki bikwiye kubamo. Mu bintu Imana ikora nta politike, no. Ubundi ugomba kuba ubundi umuhanuzi aba ari umuntu udafite ahantu namwe yegamiye, aba yegamiye ahantu hamwe ku Uwiteka gutuma ku buyobozi bw'igihugu, Uwiteka gutuma ku itorero, Uwiteka gutuma ku muntu ku giti cye. Niyo mpamvu rero udakwiye kwegamira kuri politike nimwe, ahubwo ukaba muri iyo yego kuko uri umuntu, ariko nyakuri utayegamiyemo ngo wumve ngo ndi muri iki mperereye kuri iki. Niwegamira ku kintu runaka, niwegamire kuri FDLR, ukegamira kuri iki iki, ibyo byose icyo uzegamiraho ni nacyo uzazuhanura. Narabibonye kuna igihe cya Kongo ejo bundi mu 23 iri kurwana, wajyaga kumva umuntu ngo Imana iratubwiye ngo tugiye gufata hanaha ngo bishe umuntu runaka. Oya, reka mbabwire, ntabwo Imana ntigira aho yegamira. Imana irishoboye, Imana iribashe. Aba bagabo babaza babeshyera Imana ngo irababwiye ngo intambara ibi niyo yaba biri mu bumana bwayo,
biri mu bumana bwayo. Tugendane banyarwanda, mushaka mu ntera amabuye ndabazi, hari ababumva twavuga ibyo bashaka. Njyewe sindi nkoma amashyi wenda mu bundi buryo, ahubwo njyewe mvuga icyo nzi. Amadini menshi yabaye ubugambanyi, yishema abantu b'imitwe runaka. Harimo ibintu byinshi cyane bitanahesha, ari nabyo bitumye Imana ituma bafunga isengero, kubera ibintu biri mu madini. Abantu baritwaza gusenga bagakora ivangura moko. Ibaze kuba muri gusenga hakabaho ivangura moko wenda runaka. Imana ubundi aho ntihagera. Izo nsengero zirimo ivangura moko ntabwo Imana izirimo. No, Imana ubundi yadutumye kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo tubwire imbohe ko zibohowe, tumenyesha abantu umwaka umwami atangiyemo imbabazi. Ariko abantu barazana mu Mana bakazanamo politike. Ibintu bya politike mu by'Imana nta nubwo bivanga. Ntabwo afata iby'Imana ngo bivange na politike ngo bikunde. Nibyo nibyo wabikora ukaba pasiteri wowe ukabanakora n'ibyo byose, ariko nyakuri umwanya wa mbere ukawuha uwo mwanya. Niba uri umunyamasengesho rero uba ukwiye gusengera igihugu cyawe. Dukunda igihugu tunagisengere. Kunda igihugu unagisengere. Iyo hariho gukunda igihugu rero ukanagisengera, hariho no kurwana n'abanzi b'igihugu. Kuko iyo utangiye kuzana utuntu twishi ntabwo byoroha. Niyo mpamvu rero mu bintu mukwiriye kwitondera ni ikintu cyo kubusenga Imana ukajya gushyiramo icyo bita politike. Iyo ugiye kubijyamo ni handi wangiza n'abantu, ugasanga buyoboye wabakizemo indi mitwe n'akindi myumvire, bereka ko igihugu urimo atari Imana igiye kukirimbura. Ibyo rero ni ibintu byagiye ba mu madini kenshi. Reka twikomereze. Naha muri YouTube rero numvise ngo harimo amarozi ya danje, ngo harimo amarozi. Reka twumve. Umusambi muremure uhagaze muri Kongo. Hari umuntu umwe wari umuyobozi wagiye gusenga, ngo uyu nibishaka ngo abonye umusambi muremure, ngo umusambi muremure ngo uhagaze muri Kongo. Reka mbabwize ukuri, nge hari ibintu buriya ari ubuhanuzi numva ni ikintu umuntu yaterateranije. Ubundi hari ubuhanuzi, reka tujye tugendana mwana. Nge mw'abanyarwanda mwe ntabwo abanyarwanda ari injiji. Umuntu wese azi Imana. Nasanze nibi twirirwa twivugisha, ntabwo nta munyarwanda uyobewe Imana. Wari wese nari umupagani aranasenga. Iyo rero ufashe umwanzuro wawe ukumva yuko noneho uti mpagaze mu Rwanda, ati ubu tuvugana mbonye umusambi muri Kongo. Urabizi ko Kongo intambara iriyo imeze nabi, irakubitana ni danje. Urumva ibi byose nabonye. Reka twumve. YouTube yawe Umutesi atarayirose ngo Mutesi ngiyeyo nakoze ikiganiro andogera YouTube kiranuka ngo arugama YouTube y'abantu. Nawe rero ngo urebe neza ngo usige ushyira ikiganiro ukakira abantu 200 500 warakiraga 10,000 5,000. Urumva ko YouTube yawe yamaze kuyiroga. Umuntu mu gitondo ategetswe kubyuka mu gitondo kare cyane, yarangiza agakaraba. Yamaze gukaraba afata bya bintu bamuhaye, niba ari imiti niba ari ibivuta, yarangiza akabyisiga. Yamaze kubyisiga aragenda akicara mu by'ukuri mu cyumba cyabugenewe aterekeramo, yarangiza akigura telefone ye, nta na boxa yambaye, nta kintu kimwe mu by'ukuri cyo ku mubiri agomba kuza kuba afite. Ibyo bintu byose abikora yambaye ubusa, yisize bya bintu bagize gute bamuhaye. Yarangiza akigura telefone ye, agahamagara abantu ashaka yuko mu uwo munsi bagomba kuza kuba mu by'ukuri bamuhindukira ibitambo, cyangwa se bagomba kuza kuba babura mu by'ukuri ibyo bagomba kuza kuba babona mu kazi kabo, hanyuma umuntu akagira gute akaza kuza kuba yabitwara. Kandi muri iyo minsi koko yamaze gutwara ibyagombye kuba biri gutunga abandi bantu, kano kanya no kugira gute rero kwikoresha. Nimuza kubireba neza muraza kuza guhita mumubona, ndetse ugerageza gukorana nawe bya hafi, uwo ngabo agomba kuza kuba yagira gute yajya dawuni. Nyine ubyumva ze kuba yabyumva uwo muntu ugira ngo namwe muranamuzi ntabwo
byose bigomba kuza kuba byagira gute byarangiza bagenzi be byatwongeye rwose wabyumvise hari n'abataraye mu nzu imitima yabo bamaze kuyimanika hejuru iri basi witeguye kwirengera ingaruka zizakubaho mu gihe ijisho ry'Imana rizaba riguhindukiranye kubera ko n'ibindi twabivuze mutukana n'ibindi nuko byatangiye niko byahoze yahiriye mu nzu maranye n'iminsi kinesha umutwe nuko Uganda igiye kwivumbura nagiye kubona mbona umusambi muremure uhagaze muri Kongo ariko uwo musambi wari uvuye i Bugande urumva umusambi ngire ngo ni nacyo kirango cyabo kirango cya Uganda noneho tuhava igisiga ntashoboye kumenya neza ibara ryacyo ngwino bagutere intebe hano umuntu arakuvuga ukirukira kwa Murangira ngewe Murangira ntabwo ari Murangira n'umuvugizi wa RIB wumva nkubwire subiremo urugo rwa Mutesi wateze iminsi uri hano icara ujye kunde wangira imbabazi sukana imera bye ihanga wayimenye se bisha none mwaretse tugakoreka dukomeza ikiganiro wavire mu kiganiro dukomeza ikiganiro wavire mu kiganiro n'ibisha wavire mu kiganiro subiremo nkubwira ijambo rimwe subiremo nkubwira ijambo rimwe wamvire mu kiganiro wamvire mu kiganiro reka dukore wamvire mu kiganiro wamvire mu kiganiro reka dukore wamvire mu kiganiro wabuze ibyo uvuga ungana nawe wamvire mu kiganiro reka dukore nibisha wamvire mu kiganiro izina ryanjye ndari kwiyamye reka dukore yose ibyo mvuga byose ndasubiza ibyo wavuze simba wirukira kwa Murangira ariko wa Murangira uvuga uramuzi uzi Murangira icyo ari cyo iryo zina urarizi wowe Murangira ninde numuvugizi wa none se wakwicaye none se byibuza yitwa umugabo ngana wakwicaye undi nabonye ngo gusezeranya twaje n'imisaro ntabwo mushakamo nibishaka genda gushaka kamera y'ikuri ntabwo ushaka se yagiye kubyo ndashira hano ntabwo ushaka ndabyanze rero ibyawe bishire uhishawe tambeshera mpari no oya ntabwo tambeshera mpari uragira gute nyirankabi nkabutabera nyirankabi ndakwiyanye toka shitani twaje kabaye banyarwandakazi ibi bintu birakaze ese mayi ntabwo nari nzi yuko iyi ntambara y'uyu nibishaka na Korode yabaye ariko mu buryo biragaragara ko nibishaka yaje kwatakana n'umugabo bita Korode pasiteri nibishaka yahanganye nawe umwe atimvira mu kiganiro undi ati nono undi ati kivemo undi ati vuga ibyawe banyarwanda ntabwo jyewe wenda sinjya ngira uruhande mpereramo kuko mu bundi buryo turi abana b'Imana uyu nibishaka ni umukozi w'Imana Pastor Korode ni umupasiteri mu itorero rye niyo mpamvu njyewe ikintu njya mvuga mu bundi buryo hari abantu bari muri ibi biganiro bari mu Nararume ahantu hari kubera ibiganiro ni abakozi bitwa b'Imana babiri batakanye icyafungishije nibishaka buriya hari ukuntu umuntu wenda uba uzi nka Korode yari yarakaye pe bigaragara muraje mukabona aka kantu Korode yari yarakaye mu burakari bwe reka tuze turebe ese kuki nibishaka yatakaniye na Korode ari nabwo asubiyemo bwa kabiri uyu munsi nibaza kwanzura imyanzuro y'urubanza ahangaha biraza kubyara iki uyu nibishaka aho niyizize ahantu yati mbonye Uganda ati ikimenyetso cy'umusambi ni Kongo
nako sorry ni Uganda ati ikimenyetso cya Uganda n'umusambi uranabizi ko wenda ikirango cyaba ari umusambi urahanuye uti mbonye umusambi uhagaze muri Kongo bivuga ngo ubwo uvuze ko Uganda igiye kujya muri Kongo aho n'utuntu wegeranije wabanje kumenya ikirango cy'igihugu uragiye ugiye kuvuga aho Imana yababarira rega tujye tumenya neza ko abantu tubwira n'abanyabwenge nibyo duhanura ni ibintu hari abantu bajya guhanura ibintu bafashe bakegeranya bakabifata nk'intuzi ariko ibi byo nta nubwo ari byo tujye duhanura ibintu tuzi ko ibi bintu turi ntuza yabyo ariko guhanura ikintu wowe ubwawe waterateranije bitewe hari abantu bazi kuvuga bakoze umunwa bahidawe barakoze bafite umunwa n'intyoza ariko menya neza kuravuga ibiri aho ngaho byo urukiko ruzagukurikirana kuko ni hahandi niba uvugiye Imana ariyo uyivugiye izigwatiriza ubundi Imana ijya yigwatiriza mu buryo tuvuga hari igihe iyo bagufunze igeza ikigwatiriza ariko guhita ufata ahangaha hari utuntu tubiri nabonye iyo ufashe umuntu umwe ukamufata ukamugira ukuntu ugafata uwa kabiri ukamugira ukuntu uwa gatatu ukamugira ukuntu uwa kane nuko umuntu mwise umurozi umuntu mwise satani umuntu mwise nyabingi umuntu mwise umupfu umuntu muramututse ugasanga umuntu uramwototeye impande zose umumazi w'amashami yose nk'ubu dufite abantu bagiye batwangisha abandi ku buryo umuntu umunawe yakwica abantu batwangishije abandi pe nkanjye ubwanjye wenda uyobora ufite n'iteraniro nyobora usanga abantu aza gusenga ati reka njye kureba ko ibyo bambwiye kuri Karosi ari byo nibyo ariko nyakuri twikomeza ko gusa n'abantu bagaragaza yuko turi ibinani kuko ibi bintu ntabwo ari byo hari ibintu nyine biba bitakwiriye pe hari ibintu biba bidakwiriye n'ubundi dukwiye kugira amarangamutima ariko muri aya marangamutima akanaduha n'inzira reka ngushimire wowe wakoze subscribe kandi udukunda nawe utarayikora ikande dutanga ikiganiro cyacu kirebwe n'abandi bantu turerega mujye munaduha na like kandi ni ukuri pe mujye mutugeragereza munaduha izo nkunga zanyu ziba zikenewe na internet bikenewe niba bishaka ujye ubikora 0783533003 duhamagara